Hello, muraho neza. Amazina yanjye nitwa Yvette niyo nkuru, nkaba nkina nitwa Feva muri filime yitwa Agahinda ka Feva kuri channel ya Opa Films. Uko mubibona rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abagenzi banjye tukinana, reka nabo babibwire. Ngewe banyita Serukiranye, niryo zina ryanjye kandi nashoje ngewe. Ukina witwa ndetse Mwana wabega. ubwira abafana ukina witwa Ni Nandiso. ibindi barabihishiwe. Mwiriwe neza Opa Family, turabashuhuje kandi turabashimiye ko mukomeje kudushyigikira ku gacano kacu. Ngewe nyina ndi mama Feva, ndi umugore Wa Serukiranye. umusaza uba wanjengereje. Mukomeze mudukunde. Muzabibona. Mwa. Azatuwambaye. Hello bakunzi ba Opa Films, nge nitwa Diane Ingabire, nanjye nkina ndi inshuti ya Feva muri filime yitwa Agahinda ka Feva. Muzayirebe muyikunde, ni filime nziza kuri Opa Films, irasohoka vuba. Ciao ciao, turabakunda Inshuti zacu rero, iyi filime izasohoka vuba ariko turabinginze mudukorere subscribe. Ariko hari washumye. Like, share and Mugore comment. Yes. Mushyigikire ku gacano kacu. turagacana n'akanya guys. Akacano nakanya. Ubu tuba turi mu kazi turi abakozi bacu. Nimugashyigikira kazagaruka. Wow. Murakoze cyane. Iyi ni Opa Films TV. Tubanje kubasuhuza, turabakunda cyane. Namwe tukabona urukundo mutwereka rugatuma tubaha ibintu byiza. Uyu munsi ntabwo turi famiye, ariko hari ababuramo usanzwe muzi, hari n'abashyashya murabonamo. Ikintu cya mbere ni ukubaha videwo nziza kandi zifite karite. Kuri kamera hari uwo bita director Fab Kenti, nawe turamusuje cyane nubwo aba ari inyuma ho gato ariko arahari. Mbere na mbere ndabashimira Fiona Derukana muri filime bita kandi propose umutima umenetse neza kera hacege kiri. Uyu ni Chris umumenyereye Serukiranye, akaba papa wanjye, ntabwo ari papa wanjye muri life isanzwe ariko ni papa wanjye muri filime byose. Kuri ya Tesa High School, ariko muzongera kuyibona mu mpera z'ukwezi, mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere nibwo izasohoka. Urumva ariyo tariki twashyizeho. Mary Yvette nawe ni inshuti y'umuryango. Izina ryawe bambe tata wambyara umwita Kansime bambe. Kansime izina ry'umuryango. Hakaba na Diva Ebiha barahari. Okay, ikintu cya mbere nashaka kubabwira, hari filime tugiye gutegura izasohoka mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Numva ni filime ebyiri izasohokera zegeranye, Tesa n'indi bita The Strong Woman. Zaba ari filime nziza, batuye abakinnyi bazaba ari bashyashya beza musanzwe mukunda. Nebana dunyandikira ubwazi ndashaka mu mukinnyi ngenzi ahita mukuzanira, ariko ndabizeza yuko ibintu bizagenda neza. Mwese ndabashimiye, murakoze cyane. Hari umuntu ufite ijambo ashaka kuvuga ahita arinyuza. Reka mbanze ngewe. Ukuri buriya waziye igihe. Waziye igihe, ndagushimira cyane kandi ndashimira n'aba bantu ubona hano. Aba ngaba Imana ibamurisha, nicyo kintu mbasabiye. Nanjye nongeraho ni ugushimira abafana bacu cyangwa abakunzi bacu. Imana ibaha umugisha kuko aho Opa ageze no kubera mwebwe. Iyo atabagira ntabwo abageze ahangaha, ntabwo bafite umuryango ungana gutya. Harimo abapapa, harimo abamama. Opa nawe ushobora gushimira ko wari ufite ibitekerezo utagutse, ukanyohereza akazi
abantu batabizi ko filime ari akazi reka mbabwire ko filime ari akazi akandi kose filime ni akazi akandi kose kuko uba wavuye mu rugo ukitegura nk'umuntu ugiye ku kazi harimo abamama harimo abapapa harimo ibikwerere harimo abasore kandi ni akazi gasaba gukoresha umutwe imbaraga ibitekerezo n'umwanya rero inshuti zacu ko muduha umwanya mutureba natwe Imana ijya idufasha tubahe ibintu byiza rero mukomeze mudukurikirane ndetse no mu yandi mafilimi yose mujye muduha komenti aho dufite intege nke muhatubwire aho tugomba kongera intege muhatubwire ndabakunda cyane bye bye Hasta la vista.